na korali Global Mission nka mu rugendo murimo cyangwa se nandi makuru muri rusange iyi si ikoranabuhanga biri gufasha iki abaririmbyi, biri gufasha iki abatoza, biri gufasha iki abacuranzi, biri gufasha iki abanditsi. Iyi si ikoranabuhanga mu byerekeranye no gukorera Imana binyuze mu ndirimbo. Ikintu bifasha nk'abaririmbyi muri rusange bidufasha gukomera mu murimo. Yego. Kandi Elena wayitera amagambo yigeze avuga ngo nujya kugira icyo utanga. Yego. Banzukire pete neza kugira ngo nabo kibwira cye kubabera umuvumo ahubwo kibabera umugisha. Yego. Bivuze ngo rero iyo duhuye tukiga indirimbo zibasha kuduhindura twebwe ubwacu nk'abaririmbyi. Noneho ikikurikiyeho gikomeye nuko zihindura n'abazumva muri rusange. Ese ubona hari abantu bavunika mu bantu bose bakora ivugabutumwa mu buryo bugiye butandukanye, ubona hari abantu bavunika nk'abaririmbyi? Baririmbyi baravunika cyane. Baririmbyi baravunika cyane kuko hari igihe mukora nk'ingendo zikomeye bikaba ngombwa ko usiga umuryango ukagenda gukora uwo murimo utitaye ku birangirika mu rugo. N'indi mbaraga ikomeye tuba tugomba no gusabira abakorari kuko baba bafite umurimo ukomeye cyane. Magambo meza cyane. Rero umuto reka hari ariko ntago watwibwiye amazina yanjye nitwa Nzayikorera Caleb. Yego, amazina meza cyane. Ngiye rero ukuntu numva byakemuka ahanini ndabwira abantu bose bafite umurimo ukomeye wo gutoza amakorari. Yego. Niba ukore koko nk'umurimo w'Imana be kuwukora mu buryo bwo gushaka indamu. Yego. Ahubwo dukore twumva ko ari umurimo w'Imana kuko icyo nitumara kucyumva neza bizanadufasha kuba twakwirinda ikintu cyose cyaduteranya na bagenzi bacu. Kuko niba wenda n'urugero umutoza aje agatoza Global Mission wenda aturutse hanze akaduha indirimbo yarangiza agahita agenda wenda akayiha abahamya bateye kumva ko ari ibyo abadukurikiye n'urugero dukoresheje. N'urugero mvuze ni ukuvuga ngo icyo kintu giha isura mbi abantu b'abatoza. Yego. Bigatuma n'umuntu wese n'ayandi makora aravuga ati aha batoza bubu se n'ubundi uramuzana indimba ari buduhe ntago ndayizera cyane. Yego. Ibyo rero nge numva abatoza bakagombye kuba inyangamugayo. Nk'abandi umwe mu buyobozi biri toro ryacu rya Muhama. Yego. Nk'abandi umujyanama wa korali Global Mission. Yego. Ntabwo ndi umuyobozi wabo ahubwo ndi umujyanama. Yego. Ubareberera. Yego. Ubufasha. Yego. Utanga inama aho zishoboka. Yego. Byumvikane ko ibi twakoze ni ibyera, turi kumwe n'umuyobozi mukuru umujyanama, twakoze ibyera n'abari kudukurikira kuri YouTube twakoze ibyera, ntabwo ari ibyera kuko twese turanduye, ariko ibyo twavuze ndizera ko nta kibi kizayibonekamo kuko iyo kiza kuba kimwe umuyobozi ari kuducyaka tweti baramwirengera mugire gutya. Eda wakoze cyane. Murakoze. Imana igumugisha. Hari indirimbo rero sinzi niba nawe uyizi ariko nawe ntabwo urayimenya, ariko nk'umujyanama buriya ushobora kuba ufiteho akanunu. Ni indirimbo twumvise bari kuvuga ngo icupa. Yego. Waba uyiziho? Iyo ndirimbo nkurikije uko bajya bayiririmba nyiziho. Yego. Ntabwo najya ku majwi ngo ndirimbo kuko ntari kurepetana nabo. Yego. Ariko uko ivuga nk'uko bavuga ngo icupa, ubona icupa ni icupa ribika ibintu runaka. Yego. Yatari vide harimo icyo kunywa cyangwa ikintu runaka. Yego. Bishatse kuvuga ngo rero kandi retarimo ikintu rirameneka. Yego. Bivuze ngo rero bya bindi dukora. Yego. Imana ifite aho igenzi ite ibibika. Yego. Atari ko kubika inzika nkuko ndibuka Hezekiya. Yego. Ubwo yarageze mu byamugoye. Yego. Yibukije Imana ibyo yagenze ite amasezerano. Nese ko cyibukije nuko haro byari biri. Yego. Na byani biri hahandi bibagira byo bakora Imana ikagenza ite ikibuka babitse muri rya cupa. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifuze kugira ibihe byiza aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nitwa Teofile Byukusenge, izina ry'Abakristo gusa. Teofile Byukusenge. Jackson Karame. Tuguhaye ikaze. Nakoze cyane. Izina Jackson uzi ubusobanuro bwaryo? Ntabwo byabura. Uzi ko ari abantu benshi twitwa amazina tutazi ko asobanura? Bibaho. Global Mission bisobanura iki?
ubutumwa bukwiye ruhande. ngababaza Jackson ntago uzi ikintu bisobanuye kandi ni izina rikuranga. Yego. Reka twikomereze tubahaye ikaze rero dukurikiye bari hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, ndetse n'abari hano n'abari muri diaspora, abari muri Kigali n'abasuhujera ko byamera kose namwe muguwe neza koko muradukurikira muri benshi. Aba turi kumwe bitwa Global Mission, ni korali barizwa ku itorero ry'Abadivantiste wa karindwi, ni itorero ribarizwa Nyabyondo, ngira ngo ba Musoni n'abandi bahatuye, ba Hope n'abandi turabasuhuje, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Nibo tugiye kuganira, ngira ngo hari indirimbo nyinshi bagiye bamenyekanaho cyangwa se indirimbo nyinshi muzi mwakunze baririmbye, baraza kugenda bazituririmbira. Tugiye kuganira nabo, tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Nkuko mubizi umurimo ni mugari, aho tuwukorera ni hagari, ariko nibyo dusabwa nabyo ni byinshi, niyo mpamvu nabyo tuba tugomba kubikora. Sibyo Jackson? Yego nibyo. Raba tuguhaye ikaze kuri Kwiringira TV. Murakoze. Meze ute? Bisabani. Labani. Tubahaye ikaze rero mwese, ngira ngo hari muri kubabona nkuko turi kubabereka, nibo tugiye kuganira. Jackson, katugohereho tuvuge korali Global Mission, ni korali imeze ite, ni korali bwoko ki, ni korali twavuzeho musengera, ariko mutwibwire muri rusange nk'abari kubakurikira kuri YouTube. Murakoze cyane. Korali Global Mission ni korali ibarizwa mu ntara ya Kigali mu itorero rya Muhama, ari byo abantu benshi ariho bakunda kwita Nyabyondo. Yego. Ariko ubundi nyirizina itorero ryitwa Muhama. Yego. Okay. Muhama. Korali Global Mission rero ni korali yatangiye umurimo wo kuvuga ubutumwa mu ndirimbo, itangira mu mwaka w'ibihumbi 2018. Ubwo rero kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ni korali ishima Imana kandi ivuga ubutumwa mu ndirimbo. Yego. Ni korali 2018. Yego. Ngira ngo ni imyaka igera kuri 6. Yego. Umaze mu mirimo ivuga butumwa hafi 7 turi kuyikabakaba. Nibiki mwagezeho, nibiki turi kwishimira uyu munsi wa none nka korali Global Mission? Korali Global Mission yageze kuri byinshi, kuko kugeza ubu ngubu ni korali ifite ivuga butumwa rikomeye, kuko ifite ibihangano. Ni korali dufite ibihangano bikoze mu buryo bw'amajwi, indirimbo zigera muri 15 zikozwe mu buryo bw'amajwi, tukagira indirimbo zikoze mu buryo bw'amashusho ziri kuri YouTube channel zigera ku 9, ndetse n'izindi zirimo zikorwa ubu ngubu mu buryo bw'amashusho volume ya 2. Yego. Jonathan ariye ko ntamubonye. Jonathan ntabwo yabonetse. Jonathan ni inshuti yacu cyane, ni umwambasaderi wa Global Mission. Ngira ngo hari Jonathan umwe mu bantu baba mu magroupe menshi nabo tuziranye cyane. So rero imyaka igera ku 8, sori kuri 6 mumaze, ndumva mumaze kuyikoramo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi hari indirimbo abantu bumva, hari indirimbo abantu benshi bakurikira kuri YouTube bakaba batazi ngo ni iyanyu, cyangwa se bakaba batazi ngo ni mwebwe, bitewe nuko yenda abantu batarabasobanukirwa. Hari indirimbo mufite, iriya ndirimbo yitwa gutera, indirimbo mwashutinze musa nkaho muri ahantu mu misozi ukuntu, yitwa Maria. Emmaus. Aba rero nibo baririmbye Emmaus, nibo turi kure, nibo tugiye kuganira. Reka hari babanze baturirimbire kuri Emmaus ho gatoya, dukomeze n'ikiganiro kugira ngo mutarambirwa. Gusa twagira ngo tubereke ko tugiye kuganira na korali Global Mission, ndetse tukaba tuza kujyana ikiganiro. Nuza kubakunda cyangwa se umva bakugiriyeho umugisha cyangwa ubagiriyeho umugisha, bakuzamuriye amavuta, bagusiza amavuta, cyangwa se baguhaye amazi yo kunywa, ujye kuri YouTube yabo, ukomeze ubafollowing, ukomeze ubakurikire. Byinshi bigiye bitandukanye turaza kuganira. Reka twumve indirimbo yitwa Emmaus, ubundi dukomeze n'ikiganiro. Abagabo babiri bakoze ikiriyo, bagendaga batembye amarira inzira yose, ibirometero 12 mu gahinda, kuva i Yerusalemu kagera Emmaus,
gisa n'iki twiyereke Mana si ngombwa ko tujya mu bitare kugushakirayo mu gihe gisa n'iki twiyereke Mana mu gihe twebwe tubona ko byanze kwiyakira biri kutugora mu mbaraga zawe ntujya ubura kubigenza amarira yacu ukayahindura ibitwenge ntabwo ari ngombwa ko twikebagura mu gihe gisa n'iki twiyereke Mana si ngombwa ko tujya mu bitare kugushakirayo mu gihe gisa n'iki twiyereke Mana mu gihe twebwe tubona ko byanze kwiyakira biri kutugora mu mbaraga zawe ntujya ubura kubigenza amarira yacu ukayahindura ibitwenge abo bagabo baje gukomeza urugendo kubw'amahirwe baje kunguka undi mugenzi ababaza impamvu bafite amarira n'agahinda Kerewubati uruwaye kwimura ikimomo uyu ni umunsi wa gatatu umwami wacu yishwe Yesu abasomye mu mitima asanga afitemo umwanya ati Yesu bishe ninjye kandi ninjye wazutse amarira yabo ayahindura ibitwenge ntabwo ari ngombwa ko twikebagura mu gihe gisa n'iki twiyereke Mana si ngombwa ko tujya mu bitare kugushakirayo mu gihe gisa n'iki twiyereke Mana abo bagabo baje gukomeza urugendo kubw'amahirwe baje kunguka undi mugenzi ababaza impamvu bafite amarira n'agahinda Kerewubati uruwaye kwimura ikimomo uyu ni umunsi wa gatatu umwami wacu yishwe Yesu abasomye mu mitima asanga afitemo umwanya ati Yesu bishe ninjye kandi ninjye wazutse amarira yabo ayahindura ibitwenge ntabwo ari ngombwa ko twikebagura mu gihe gisa n'iki twiyereke Mana si ngombwa ko tujya mu bitare kugushakirayo mu gihe gisa n'iki twiyereke Mana mu gihe twebwe tubona ko byanze kwiyakira biri kutugora mu mbaraga zawe ntujya ubura kubigenza amarira yacu ukayahindura ibitwenge mu gihe twebwe tubona ko byanze kwiyakira biri kutugora mu mbaraga zawe ntujya ubura kubigenza amarira yacu ukayahindura ibitwenge mu gihe twebwe tubona ko byanze kwiyakira biri kutugora mu mbaraga zawe ntujya ubura kubigenza amarira yacu ukayahindura ibitwenge mu gihe twebwe tubona ko byanze kwiyakira biri kutugora mu mbaraga zawe ntujya ubura kubigenza amarira yacu ukayahindura ibitwenge umeze neza ndashima Imana yegereza imikoro ngo abantu batwumve ndashima Imana cyane yego iyi ndirimbo tumaze kuririmba ni indirimbo imeze ite ni indirimbo ku muntu uri kuyumva atazi imva n'imvano zayo yumve ayumva ate nk'iyaririmbwe na korali Global Mission iyi ndirimbo ni indirimbo y'umwihariko mu ndirimbo zose dufite kuko no kuri YouTube niyo ifite views nyinshi Yego. kuko igeze mu 2026 yego baranacyari na bakeya ahubwo dukomeze niyo mpamvu turi
gushaka kugira ngo dukomeze twongere imbaraga tubashe kugira aho tugera. Yego. Ikindi iyi ndirimbo irimo ubutumwa bukomeye cyane, amagambo meza. Igihe waba ubabaye iyi ndirimbo ibasha kuguhumuriza, kandi muri iyi si duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye, ku buryo biba bikenewe yuko haba n'indirimbo zihumuriza bagenzi bacu kugira ngo bakomere mu murimo w'Imana. Yego. Ngo mu mbaraga zayo ntabwo ijya ibura ukuntu ibigenza. Amarira yawe yahindura ibitwenge. Wowe uri kwa muganga udukurikira ukubabazwa, ufite intege nke z'ubuzima bwose cyangwa se mu mpande zose, komera. Ku muntu umutoza Korali Global Mission kuri wagezemo ryari? Nagezemo mu kwezi kwa gatanu. Yego. Uko muri 2023. Yego. Nta gihe kinini ndayimara. Yego. Ugezemo igihe gito cyane ugirirwa icyizere cyo kuyobora korali by'umwihariko mu majwi. Ubona Korali Global Mission nkamwe urugendo murimo cyangwa se n'andi makuru muri rusange, iyi si ikoranabuhanga biri gufasha iki abaririmbyi, biri gufasha iki abatoza, biri gufasha iki abacuranzi, biri gufasha iki abanditsi? Iyi si ikoranabuhanga mu byerekeranye no gukorera Imana binyuze mu ndirimbo. Ikintu bifasha nk'abaririmbyi muri rusange, bidufasha gukomera mu murimo. Yego. Kandi Elena White hari amagambo yigeze avuga ngo nujya kugira icyo utanga, yego, banza ukirepete neza kugira ngo nabo kibwira cye kubabera umuvumo ahubwo kibabera umugisha. Yego. Bivuze ngo rero iyo duhuye tukiga indirimbo zibasha kuduhindura twebwe ubwacu nk'abaririmbyi, noneho ikikurikiyeho gikomeye nuko zihindura n'abazumva muri rusange. Ese ubona hari abantu bavunika mu bantu bose bakora ivugabutumwa mu buryo bugiye butandukanye, ubona hari abantu bavunika nk'abaririmbyi? Baririmbyi baravunika cyane. Baririmbyi baravunika cyane kuko hari igihe mukora nk'ingendo zikomeye bikaba ngombwa ko usiga umuryango, yego, ukagenda gukora uwo murimo utitaye ku birangirika mu rugo. Yego. N'indi mbaraga ikomeye tuba tugomba no gusabira abakorari kuko baba bafite umurimo ukomeye cyane. Amagambo meza cyane. Rero umuto reka hari ariko ntabwo watwibwiye amazina yanjye nitwa Nzayikorera Karebu. Yego, amazina meza cyane. Kare, ndagira ngo nkubaze ikibazo rero. Muri no minsi abaririmbyi bamwe na bamwe, abatoza bamwe na bamwe, hari amagambo agenda agaruko cyangwa se bavugwa ko by'umwihariko mwebwe abatoza mukunze gufata indirimbo mukazijyana mukavazivana muri korali imwe mukazijyana mu yindi korali. Ibyo bintu bimaze iki mu murimo? Biri iki birakiza iki? Hari abifata nk'ivugabutumwa, umuntu akuba yumva kuba yafata indirimbo nk'iyi ngiyi muririmbye nziza cyane, kubera ko mutarayishyira hanze kuri YouTube, wowe kubera kubizuza amabanga yabo yose yakoye kuko abatoje mwabanye mwarakoranye, ugahita ufata yenda tuvuge uyikuye muri korali ya A uyijyanye muri korali ya Z. Reka dukoresha ubwo buryo. Ibyo bintu nk'amakorali cyangwa se nk'abatoza n'ibizima. Buriya buri wese aba afite impamvu yatumye abikora. Yego. Wenda reka mvuge hari baba bumva yuko wenda korali yayihaye bwa mbere iba nta bushobozi ifite wenda bwo kuba yagenza gute yayisohora ngo yishyire ku mugaragaro. Yego. Yagira hejuru, ariko ni muri ubwo rwego rwo kugira ngo abashe kwibonera inyungu, kuko nkeka ko umuntu ukora umurimo w'Imana bya nyabyo ntago yagagombye gukora icyo kintu, kuko ubu ugiye guteranya amakorali. Niba duhuriye mu gitaramo korali imwe igaperezanta indirimbo nawe wayishyize ku rutonde, umwuka ntago uzaba ari mwiza muri ayo makorali yahuriye mu murimo w'Imana. Yego. Ku giti cyanjye rero njye numva ibyo bintu atari ibintu byiza, ahubwo ko niba umuhanzi ahanze indirimbo akaba ngombwa ko ayiha korali, nayemere nyine avuge ko yayibahaye, ubundi niyumva akeneye kugira indi korali ateza imbere ayihimbira indi ndirimbo, kuko uwahimbye umunwa wahimbye ya mbere yanahimba n'iya kabiri. Yego. Nta mpamvu rero yo guteresha imitwe amakorali bigatuma nyine n'abantu batamerana neza mu murimo, kandi twese dutahiriza umugozi umwe. Kare, uzi impamvu nyikubajije? Nagize umugisha wo kugirwa amahirwe, Imana inyambika
ubwo buyenda inyambika ibyo ngibyo byo kugira benshi mu baririmbyi banyandikira benshi tuvugana hari abaririmbyi benshi bamaze kunyandikira bari kumbaza icyo kintu Caleb uri umutoza ubona ibi bintu byakemuka biti nkawe ese igihe bibaye itorero ryafasha icy'abaririmbyi ryafasha icy'abayobozi nk'umujyanama yenda turaza no kumva icyo umuyobozi uhagarariye kwa Global Mission cyangwa se icy'umukuru w'itorero atekereza kuri kino kintu raza kukitubwira ndazi neza kare bwagidusubizeho wowe nkawe ubona byakemuka biti ngiye rero ukuntu numva byakemuka ahanini ndabwira abantu bose bafite umurimo ukomeye wo gutoza amakorari yego niba ukore koko nk'umurimo w'Imana be kuwukora mu buryo bwo gushaka indamu yego ahubwo dukore twumva ko ari umurimo w'Imana kuko icyo nitumara kucyumva neza bizanadufasha kuba twakwirinda ikintu cyose cyaduteranya na bagenzi bacu kuko niba wenda n'urugero umutoza aje agatoza Global Mission wenda aturutse hanze akaduha indirimbo yarangiza agahita agenda wenda akayiha abahamya bateye kumva ko ari ibyo abadukurikiye n'urugero dukoresheje n'urugero mvuze ni ukuvuga ngo icyo kintu giha isura mbi abantu b'abatoza yego bigatuma n'umuntu wese n'ayandi makora aravuga ati aha batoza bubu se n'ubundi uramuzana indimba ari buduhe ntago ndayizera cyane yego ibyo rero nge numva abatoza bakagombye kuba inyangamugayo kandi igihangano atanze ntiyisubire ni nka kwa kundi ubwira umuntu ngo nguhaye inka warangiza ejo ukazagenda ukayizitura ukayifata ukayigenda ukayiha umuturanyi ngo nabonye utarayigaburiye neza ngo ndayitwaye kandi mu by'ukuri wayitanze ikuvuye ku mutima niba warayitanze ikuvuye ku mutima emera nyine ikomeze ibe nyirayo uko ayifata kose wayimuhaye nk'impano kandi ubikunze amen kare kuba kore Global Mission igufite ni umugisha kuko ufite ibitekerezo byinshi ni ngombwa tuzaganira twebwe mu buryo bw'umwihariko reka dukomeze n'ikiganiro Global Mission uyu urebye intangiriro uzawugerageje igihe wayigereyemo n'uyu munsi wa none muri kwerekeza hehe muri kuva hehe muri kwerekeza hehe nk'umutoza murakoze mbere na mbere ndashima Imana kubw'iyi korari yego kuko ni amakorari make ashobora kuzamuka mu myaka ingahe itandatu ageze kuri uru rwego amakorari menshi tugenda twumva yakoze anniversaire imyaka 25 ariko areba urwego bariho ugasanga nyine umvugira ko kana mbore kuguca mu ntege ariko rero twigeze kuganira sori kuguca mu ijambo mu mbaro radukurikiye mutuye kubyumva ariko nako nakantu kaba kajikwa ngo gadufashe mwumve ko Imana iri gukoresha abantu mu buryo kandi butangaje cyane ariko twigeze kuganira ifite anniversaire y'imyaka niba ari 25 ndabaza se mufite ibihe bikorwa ngo urabona ngo tumaze kugira indirimbo ngo 10 ngo tumaze kugira ngo 5 za video anyway twikomereza ubwo nawe wamaze kumva icyo ndi kuvuga n'abakunzi bacu n'abantu batekereza cyane burya abakristo Imana yaduhaye ubwenge uziko twumva tugede tureba n'ibindi Imana ikatwumvisha n'ibindi tugomba kumva twumvise neza kandi yego twikomereza niyo mpamvu Imana yadutandukanyije n'inyamaswa yego ni ukuvuga ngo iyi korari abantu benshi nta nubwo babyiyumvisha pe rwego igezeho gusa tugashimira abatuba hafi abayobozi b'amatorero b'itorero ryacu yego inshuti zo hirya no hino ku isi hari n'abari mu bihugu bitandukanye badukunda badahwema kubitugaragariza ibyo rero bidutera imbaraga kandi ikindi tugafuhira n'umurimo w'Imana yego kuko nicyo kintu kidufasha kugira ngo tugere aho tugeze ubu ngubu gatinda hako kantu ntabwo ari imbaraga zacu yego ahubwo ni imbaraga z'Imana kuko hatabaye Imana ni ukuri ntabwo tuba tugeze ahangaha yego ari abarokore nabo barimbye indirimbo ngiya batari wowe yego yego Karibu Imana iguhe umugisha reka dukomeze na bagenzi bawe ariko nari nibagiwe kuva ugezemo umaze gutoza indirimbo zingahe yenda utoza nyinshi hari izisubiramo ugakosora ukagira gutya ariko wowe nkawe nka Karibu twavuga nk'indirimbo wowe umaze gutoza ni nka zingahe indirimbo nyine hari indirimbo usanga muri korari yego
mbere y'uko uza kandi wumvise yuko mazemo igihe gito. yego Gusa ntabwo ari njye njyenyine kuko mba mfite n'umuntu dufatanyije yego ari we Rora Yego. nawe ndakeka uri buze kumuha umwanya. yego nibiza gukunda ariko no ku bantu mwakurikiye video n'umugabo mwabonye wambaye karuvati y'umutuku Yego n'uwo ishati y'umukara n'umugabo wa Hope urumva rero atagira ngo ni umusore abakobwa ntabwo navuga ngo ibyo byose tubigeraho kubera njyewe oya yego ahubwo dutahiriza umugozi umwe. Inama mfite nkazitanga n'abandi zo bafite bakazitanga tugahuriza hamwe tukubaka umurimo w'Imana. yego ni zihe challenge wagiriye muri korali? Korali ubundi ni nka sosiyete yego muri rusange, yego ibamo abantu batandukanye. Hari nyine barakara vuba, yego hari nyine abadakomeza ibintu, yego ariko ibyo byose bikaba abo twita abanyamahoro. yego hakaba n'abandi biturije rwose, yego ari wa wundi nyine ashobora no kuza kurepeta nyine ntupfe no kumenya ko yaje. yego ariko ibyo byose bikaberaho kugira ngo bitwigishe yego umenye kubana n'abantu bose mu mahoro. yego uwo muntu wenda wivugira make umenye uko umutwara, yego kandi n'uwo wivugira menshi nawe umenye uko umutwara. ibyo byose bidufasha kugira ngo tutagongana mu murimo w'Imana. yego mu mitoreze y'amajwi ni zihe challenge wahasanze mu majwi yenda nk'umuntu usanzwe uyobora amajwi ukayatoza kaba tumugire mutya? Twabonye harimo ariko abenshi ndabona ari urubyiruko, ariko harimo n'ababyeyi ndabona ntabwo ari benshi cyane, ntabwo bakuze cyane. Mu mitoreze y'amajwi ni iyihe challenge wasanzemo? Mitoreze y'amajwi nshima bagenzi banjye bari hano muri korali. yego ntago bagorana cyane pe. yego baratandukanye kuko n'umuntu wenda ufite icyo ashaka kumenya ubibona nyine afite umuhati. yego kandi abikabishyiramo imbaraga. yego ibyo byose rero ndanabibashimira cyane kuko batagiye babyitaho ntabwo twaba tugeze ahangaha. ni ukuri pe. Karame tuganira amagambo meza iminota 12 yose tuganira 13. ndakeka abaririmbyi bagenzi bawe batoza bagenzi bawe hari icyo bakungukiyeho. mugiye kuturimbira iyi ndirimbo sasa? tugiye kubaririmbira indirimbo yitwa Mariya. yego ni nayo muri guteguza abantu video? oya, Mariya niyo imaze iminsi iriho. yego ahubwo iyi iraza ejo bundi kuwa gatanu. yego ubwo ni ku itariki izaba ari ku munani. yego ku munani hari indirimbo izasohoka yitwa Icupa. yego tunaboneraho kuyibakumbuza cyane. ni indirimbo idasanzwe. yego kuko uko Mariya yakunzwe. yego iyo rwose buri munsi tugenda tubaha akarusho. Icupa ni indirimbo ijimije mu izina ariko nyine inatera amatsiko. reka tuyitegereze noneho. reka baturirimbire indirimbo yitwa Mariya. ngira ngo hari turi hafi ku musozo w'ikiganiro, turagenda twegera n'abandi tubaganize gake gake, ariko abari kudukurikira mu nyarukire. ariko hari umuntu waba kwandika Global Mission bimugoye akaba atabizi cyangwa se akaba atabisobanukirwa neza, tubwire nk'indirimbo ashobora kugira kuri YouTube akavuga ati yenda by Global gutya, uko yabyandika kose ndakeka YouTube iragukosora. arandika Mariya by Global Mission Choir SDA Church. yego ibyo birahagije, indirimbo itayibona. n'izindi zose za Emawusi yego nyinshi ziriho ahita zibona. yego sasa tumara kwandikamo Mariya cyangwa se Emawusi n'icupa nazo tuzayandikamo kugira ngo nayize neza. nibutsa no kubabwira yuko coming soon ubu yayo yageze kuri YouTube. mugereho murebe uburyo izaba imeze. ndaza abakunzi bacu bari kudukurikira, ndaza kubabonjaho nanjye gatoya. yego kuri rwose muze kugeraho mwibonera ibyiza turi kubategurira. kandi Global Mission ibyiza iri kubategura ni byinshi, ntabwo nabirondora ngo mbirangize. urakoze. katurimbe Mariya. murakoze. ibihe bidasanzwe
ashinguwe mu mva ya Yosefu, intimba n'amarira bibashengura umutima. Mariya ati sinzibagirwa ineza wangiriye, nari uwo kwicishwa amabuye ariko urandokora. Iyi sabato nishira nzagaruka hano, nimaso kamarira wenda nzaruhuka. Wishakira Yesu mu gituro, Yesu ariho natwe tuzabaho. Abihebye mugire ibyiringiro, ibyo byiringiro bitsi ku mutima. Mu mva ya Yosefu, nawe urimo. Mariya wirira, Yesu n'umuneshi. Oya wirira, Yesu n'umuneshi. Wishakira Yesu mu gituro, Yesu ariho natwe tuzabaho. Abihebye mugire ibyiringiro, ibyo byiringiro bitsi ku mutima. Mu mva ya Yosefu, nawe urimo. Mariya wirira, Yesu n'umuneshi. Oya wirira, Yesu n'umuneshi. Inkuru y'uko kuzuka kwe ikangaranya umurwa, abera bo mu bituro bahamya kuzuka kwe. Iminyururu y'ikuzimu ayihindura ubusa, abadayimoni kumva bakwira imishwaro. Abayuda ngo babyumve bibakura umutima, abatambyi bashya ubwoba babura aho bisha. Iyi nsinzi y'umukiza yabaye iyacu, kuko yatsinze urupfu natwe tuzarutsinda. Wishakira Yesu mu gituro, Yesu ariho natwe tuzabaho. Abihebye mugire ibyiringiro, ibyo byiringiro bitsi ku mutima. Mu mva ya Yosefu, nawe urimo. Mariya wirira, Yesu n'umuneshi. Oya wirira, Yesu n'umuneshi. Wishakira Yesu mu gituro, Yesu ariho natwe tuzabaho. Abihebye mugire ibyiringiro, ibyo byiringiro bitsi ku mutima. Mu mva ya Yosefu, nawe urimo. Mariya wirira, Yesu n'umuneshi. Oya wirira, Yesu n'umuneshi. Oya wirira, Yesu n'umuneshi. Oya wirira, Yesu n'umuneshi. Karame. Icupa Mariya Emawusi. Icupa turayitegereje, Emawusi twarayibonye, Mariya twarayibonye. Icupa nka perezida ni indirimbo ifite ubuhe butumwa muri rusange? Icupa ni indirimbo nziza cyane, Yego. kuko ni indirimbo ifite ubutumwa nk'uko wumva izina ryayo. Yego. Gusa mu busobanuro bukeya abantu bazayumva bazabasha kumva, ni uko amarira warira yose, Yego. ibyifuzo byose wageza ku Mana, Yego. Imana ihora iduteze amatwi kandi ifite ahantu ibibika. Yego. Bishatse kuvuga ngo nta kintu na kimwe wabwira Imana ngo utekereze ko utazagisubizwa. Imana ibicyumva kandi yiteguye no kugisubiza. Yego. Mama wiriwe? Mwiriwe neza. Amahoro? Amahoro. Turakomeye. Yego. Nawe uragumye? Yego nanjye meze neza. Uyitwa?
nitwa Dusabimana Pascaline. Twumvise akenshi mukunze kuririmba indirimbo zikomeza abantu zihumuriza abantu abari bihebye cyangwa se abafite ubuzima buri mu kaga bakamererwa neza. Yego. Iyi mpamvu ya korali Global Mission yo ni impamvu ki? Murakoze. Ahari wenda sinzi gusa ibihe turimo. Yego. Iyo twitegereje nyine igihe twaziye muri uyu murimo wo kubwiriza ubutumwa mu ndirimbo. Yego. Hariho ibibazo bitandukanye kandi hari hakeneye ihumure. Yego. Ni muri ubwo buryo rero ibihangano byacu byinshi twibanda mu butumwa bwakangurira abantu intekerezo zabo gukurikirana Kristo kuko n'ibisubizo biva. Yego. Kandi tukabagira n'inama y'uko n'ihumure ry'ibibazo bahura nabyo ariho biri. Yego. Yego. Amen. Wageze muri korali ryari? Nagize muri korali mu 2019. Nza muri korali Global Mission umuryango mwiza nkunda. Kandi naraje banyakira neza. Yego. Rero nishimiye kuba muri uwo muryango kugira ngo mfatanye nabo kubwiriza ubutumwa bwiza. Yego. Indirimbo Icupa ni indirimbo ifite amagambo ameze ate kuri wowe indirimbo yitwa Icupa ivuze iki? Kuri njyewe rero kuri njyewe inshuro nyinshi hari abantu tugira ubunebwe burya. Yego. Ugasanga hariho abantu bashaka kureba muri Bibiliya ari uko baje ku rusengero. Yego. Cyangwa tugasinzira. Hariho abasinzira. Yego. Rimwe na rimwe iyi ndirimbo urumva ni igitekerezo cy'umuntu wabayeho kera wahuye na Yesu. Ariko ahura na Yesu mu gihe Yesu we byari bikomeye. Yego. Ni umugore wagize ubutwari ku buryo dukwiriye kumwigiraho kuko nta n'undi nari numva wagize ubutwari nk'ubwe. Yego. Rero Mariya yagize igikomere cy'ibibaye kuri Yesu. Yego. Kuko yaramukundaga cyane. Yego. Bituma rero Yesu mu gihe yaramajije kuzuka yasanze Mariya nyine ari mu mwanya udasanzwe. Yego. Ategereje nyine kureba koko Mesiya nimba koko ari we wazutse. Yego. Ariko kubera ibyiringiro yari afite Yesu nawe yaje amukomeza amubwira ati rero Mariya rwose wirira. Mariya wirira ibyiringiro nyine byari bigihari kuko Yesu yazutse akava mu gituro. Katugabanyiriza aho ngaho. Ubwo abantu badita wumva icyo twashaka kuvuga mu Icupa. Ariko indirimbo yitwa Icupa ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 ni kuwa nyuma cyangwa se kuwa gatanu tuzayibona uko byamera kose. Perezida turikona ku musozo. Hari umutoza wanyu hari amagambo menshi twaganire kandi meza. Ngira ngo bari kudukurikira mwonge niba ngombwa musubize inyuma mwumva amagambo y'umutoza. Yavuze ibintu byinshi kandi byiza cyane. Muri Korali Global Mission turukana ku musozo niki kidasanzwe abari kutwumva amakuru y'abagenzi babo dukurikiye, abaririmbyi bagenzi badukurikiye, abayobozi bagenzi badukurikiye uyu munsi bari kutwumva. Niki bagomba kwigira kuri Korali Global Mission ibihe nk'ibi ngibi biri kutugora, ibihe nk'ibi ngibi biri guhinyuza, biri gunyuza benshi, bagahinyuzwa na views, benshi bagahinyuzwa n'ubwiza bwabo bw'uburanga bw'abantu bagiye batandukanye, abenshi bagahinyuzwa n'amafaranga, by'umwihariko abaririmbyi bagakwiye guhagarara mu mwanya wabo. Bahagarare bati urakoze cyane. Ngira ngo abantu benshi bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye nk'ibyo ngibyo, ugasanga umuntu arimo nyine arahinyuzwa nk'amafaranga nk'uko wari ubivuze, akumva we akiyumvamo ubwiza burenze ahari uko abitekereza. Ariko burya akenshi na kenshi ubwo dusanga yuko uwiyumvamo n'ubwo bwiza buriya nta n'ubwo aba afite. Ariko icyo bakwiga cyangwa se icyo bashaka gukura kuri Korali Global Mission nibagende bo bwabo babanze bisuzume bisubiremo bamenye yuko korali cyangwa se ibwiriza butumwa bagomba kubikora, ariko bakabikora bashyize hamwe. Yego. Bashyire hamwe bakore nk'ikipe ariko igamije kuvuga ubutumwa, bakorere hamwe. Ibyo bizabafasha kugira ngo bwa bwibone kwa kwiyumva ya mafaranga yumva afite abishyire hasi ubundi aze abane na mugenzi we nk'uko umubiri w'umuntu ingingo zifasha kugira ngo umubiri ubeho. N'abantu benshi iyo bahurije hamwe nyine bakora korali kandi bakaba bavuga ubutumwa. Yego. Bibiliya iti uwibwira ko hagaze yirinde atagwa rwose. Global Mission nabo ati
turi ekipe itsinda kandi twubakiye kuri Yesu Kristo. Yego. Reka dusoze rero ariko turifuza ko mwaturirimbira akantu gato cyane ku ndirimbo yitwa Icupa. Akantu gato cyane reka tukajyemo ubundi tugaruke turukungana ku musozo w'ikiganiro muri rusange. Ariko anyway ntarasoza ndifuza kwakira umuyobozi mukuru w'itorero. Ari ibyo nshaka kumubaza bike mu byo twaganiriye na Karebu uko abyumva uko abibona noneho kugira ngo tuze kubiganiraho gakeya nawe. Pereza Amahoro. turashima umwami. We ntabwo tuza kuvuga ngo mwibwire abadukurikiye turakoresha Elda. Nta kibazo kumva ururimi rw'icyongereza n'umuyobozi w'itorero. Yego tubahaye ikaze rero. Murakoze. Yego hari ibintu ngira ngo hari umwe mu bahagarariye korali Global Mission. Yego ni korali imeze ite imyitwarire mu itorero. Hari ubwo usanga abenshi bavuga ngo amakorali ntatanga ibya 10 ibintu nk'ibyo ngibyo amakorali akunze kuba ibigande muri make. Global Mission ihagaze ite? Bo muri gahunda ya korali Global Mission igerageza kwitwara neza kuko iyo turebye mwitwarire nko gutanga ibya 10 n'amaturo kuko ibyo bahanga kuri iki byanditswe byera. Yego. Ntabwo rero wavuga ikintu udakora. Ubwo rero turebye imikorere yabo tunyijyanye na gahunda y'itorero. Hakaza mpamvu tubemera ko ibikorwa nk'ibi bagerageza kubikora. Yego. Ikindi kandi nkuko ari Global Mission ivuga ubutumwa bukwiye uruhande babanza kwibwira ubwabo kuko nibo baririmba. Burya umuntu umwe aravuga ati iyo uririmba umugenzi umutunga rumwe ariko izindi zikureba. Niyo mpamvu rero iyo bidahuye kugira gutya bakadutunga intoki. Yego rwose burya badutunga rumwe ariko izindi zibaye. Yego cyane. Niyo mpamvu rero kandi ijambo ry'Imana icyo tuvuze icyo dukoze Imana byandika. Yego. Bivuze ngo rero ibyo bakora bakwiye kubikora kuko ijambo ry'Imana ngo mbese umutima wawe uhamanye n'Imana ko ibyo uvuga by'ukuri koko. Yego. Mu by'ukuri muri kuri gahunda y'itorero Global Mission turayikunda kuko ni kenshi tujye tubasaba serivisi aho tubatumye nk'itorero bakajyayo ntabwo baradutenguha. Bivuze rero muri make nk'itorero turabashima. Yego. Hari umubwiriza benshi bakunda neza ariko nawe ntabwo waba utamukunda yitwa Musoni Flavier. Niwe wigeze kuvuga amagambo ariko yayasomye sinibuka igitabo yasomyemo ngira ngo cyigisho ari kiri kuri Kwiringira TV nubwo nibuka ukuntu cyitwa ariko kiriho. Avuga ko ngo isaha ni isaha ngo abamarayika baza kudusanga nkuko twice turi kuganira gutya ngo marayika akaza wanjye na marayika wa Elda akaza na marayika wundi akaza noneho ngo akavuga ngo ariko mwumva ibyo abantu bari kuvuga. None ngo ugasanga turi kwivugira abagore beza bagasanga turi kwivugira abo twahimukiye none ngo marayika mwabumvise ngo nyamara batwafataga nk'abacu atari abacu. Muri global rwo ntago birimo. Hari ikintu naganiriye n'umutoza turi kurebera hamwe muri rusange nk'umuyobozi turi kwibaza turi mu gihe cy'iterambere riri gukora rikazamuka abatoza bakiyongera abacuranzi bakiyongera abaririmbyi bakiyongera ndetse bigatuma n'ubutumwa bwumvikana hirya no hino ubutumwa bwo muri ko bwa hano Nyabyondo burushaho kugera kuri. Yego. Tuza kugira ikibazo cy'abatoza cyangwa se abacuranzi cyangwa se abahimbyi umuntu ashobora kuza agahereza indirimbo korali runaka byaba ngombwa ko hari ibyo batumvikanyo cyangwa se korali bibuze kwishyurwa cyangwa se kuko nabyo bijya bibaho ubwo bwishyu bwasa n'ububuze ugasanga umuririmbyi cyangwa se umuhimbyi cyangwa se umutoza ajyanye indirimbo hehe handi bamukoreye ibyo we ashaka. Elda ibyo bintu kugira ngo bikemuke ariko mbere na mbere ibyo bintu wari ubizi ko bibaho? Bijya bibaho ariko kwikorari ntabwo byabaho. Ntabwo birabebaho. Kugira ngo se bibe kugira ngo bikemuke Elda bizagenda gute? Kugira ngo bikemuke ni kumwe twavuze kuko kubona n'ibyanditswe. Yego. Bakabanza bakajya ku mavi nkuko bafite indirimbo. Abaririmbyi abanditsi. Nuvuga ngo ari abaririmbyi yego ndetse n'abanditsi kuko ntabwo kuri ku muntu umwe bikuri twese yego kuko dufite umwanzi watumanukiye yego
aratashaka kutugusha rero yego kugira ngo umutsinde nuko usenga yego ukigira ijambo ry'Imana yego maze ibyo ukora n'ibyo uvuga bikajyana yego ibyo uvuga n'ibyo ukora n'ibijyana rero ari wa muririmbyi ari wa mutoza ari wa mwanditsi azakora ibikwiriye yego Erida bibaye ngombwa ko korali runaka tuvuge Global Mission kuko ariyo muyoboye cyangwa se ariyo mubereye abayobozi uri umukuru w'itoro mukuru yihagarariye ako iki kibazo cyiza birakwiriye ko muririmbyi cyangwa se korali yahuye n'iki kibazo isanga itorero aho kugira ngo baconcane cyangwa se kuko usanga abo byabayo twebwe tuguha amakuru usanga benshi batumvikana wadutwariye indirimbo wagize gutya ugasanga amakuru arahanganye kandi umutoza cyangwa se umwigisha yibere arigaramiye ni ngombwa ko iki kibazo gishyikirizwa ubuyobozi bw'itorero cyangwa abo bwo baganire bakikemurire Bibiliya iravuga ngo mugenzi we naguhemukira umuteze undumwe yego ariko babanje kumusanga yego banza umusange icyo gihe abantu bagira ikibazo barahura bakaganira yego iyo byananiranye abasha kwegera mugenzi we yego burya byakomye kuza ku itorero ari uko byabagoye yego ariko uko biri kose iyo hamwe no gusenga ikibazo kirakemuka yego reka dusoze ariko tugiye gusoza biba ngombwa ko tumenya ngo umubyeyi wacu amazina ye mutubabarire yego murakoze nitwa Minani Vincent nk'abandi umwe mu buyobozi b'iri torero ryacu rya Muhama yego nk'abandi umujyanama wa korali Global Mission yego ntabwo ndi umuyobozi wabo ahubwo ndi umujyanama yego ubareberera yego ubafasha yego utanga inama aho zishoboka yego byumvikane ko ibi twakoze ni ibyera turi kumwe n'umuyobozi mukuru umujyanama twakoze ibyera n'abari kudukurikira kuri YouTube twakoze ibyera ntabwo ari ibyera kuko twese turanduye ariko ibyo twavuze ndizera ko nta kibi kizayibonekamo kuko iyo kiza kuba kimwe umuyobozi ari kuducyaka tugati baramwirengera mugire gutya wakoze cyane murakoze Imana igumugisha hari indirimbo rero sinzi niba nawe uyizi ariko nawe ntabwo urayimenya ariko nk'umujyanama buriya ushobora kuba ufiteho akanunu ni indirimbo twumvise kuvuga ngo icupa yego waba uyiziho iyo ndirimbo nkurikije uko bajya bayiririmba nyiziho yego ntabwo najya ku majwi ngo ndirimbo kuko mba ntari kurepetana nabo yego ariko uko ivuga nk'uko bavuga ngo icupa ubona icupa ni icupa ribika ibintu runaka yego yatari vide haba harimo icyo kunywa cyangwa ikintu runaka yego bishatse kuvuga ngo rero kandi ritarimo ikintu rirameneka yego bivuze ngo rero bya bindi dukora yego Imana ifite aho igenzi ite ibibika yego atari uko kubika inzika nkuko ndibuka Hezekiya yego ubwo yarageze mu byamugoye yego yibukije Imana ibyo yagenze ite amasezerano nese kucyibukije nuko aho byari biri yego na byane biri hahandi bibagira byo bakora Imana ikagenza ite ikibuka bamwe babitse muri rya cupa yego ntabwo uko ari icupa ahubwo nuko ari imvugo igenje ite ijimije irizimije bwo ariko Erida atanze urugero kuri Hezekiya nitunahabwa n'amahirwe ya kabiri nayo tujye tuyubaha kugira ngo tuyagenderemo tuzasinzire gitwe cyangwa se tubeho gitware Erida reka dufatanye yego tubwire abantu nawe ubyumve nanjye mbyumve natwe tubyumve twese nabo babyumve nawe abyumve ubwo nkoresheje so twumve indirimbo yitwa icupa ho gatoya we twitegereze ku wa nyuma cyangwa se ku wa gatanu ku itariki ya 8 yego Erida wakoze cyane murakoze amen birashoboka ko mu isi uhura n'ikibazo wabona kimaze iminsi ukareka kugisengera utibi ndabona byanze reka nsabira ibindi nyamara hari Imana itarambirwa n'ikibazo amarira yose warize yayabitse mu icupa nubwo utakibisabira ntizabura kubiguha amarira yose warize by'ibibazo byose wagize warambiwe no gusengera humura Yesu arabizi byose arabizi n'amagambo ari mu ndirimbo yitwa icupa reka dusoze njye nitwa Theophile Byukusenge mwari mukurikiye Kwiringira TV korali mwumva yitwa Global Mission nababwiye ngo acyakoza ndaza kubafasha wowe udukurikiye ujye muri comment twapininzemo link yabo ya channel yabo hando yabo ubwo biraza kugufasha kuba wagera kuri Global Mission kandi na coming soon umutoza atubwiye ko yari sibyora irahari tubaha ikaze rero mwese reka nizere ko mwaguye neza nanjye naguye neza ndi kumwe na Global Mission mu ndirimbo zigiye zitandukanye naryohe namwe mwaryohewe ndabakunda cyane amahoro
amahoro amahoro yego murakoze. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.